gukoresha ingengo y'imari igera kuri miliyari 2 azaturuka mu bafatanyabikorwa bacu, abasponsoro, azaturuka ku bibuga bitandukanye, azaturuka ku bihembo tuzagenda tubona bitewe n'imikino tugenda dukina muri aya matsinda tugenda ko muri aya makompetisiyo ya Confederation tugiye gukina harimo ibihembo, ariko uruhare runini cyane ruzava mu bafana binyuze muri fan club n'abandi bantu. So aho hose rero niho duteganya gukura umutungo uzadufasha kugera kuri izo miliyari 2 zizadukemurira ibibazo dufite bya mikoro ndetse no kudufasha kwitwara neza muri iyi ngengo y'imari. Kugeza ubu harangahe mugiye gutangira na sezo kuko ni muri weekend? Kugeza ubu ngubu twabaraga miliyoni zigera kuri 400 ari dushobora gutangira na sezo, ariko nkuko nabivuze hari azaturuka mu bafatanyabikorwa. Ubu turimo turabara abafatanyabikorwa dufite. Umufatanyabikorwa mukuru dufite ni Skol, urumva ko dufitiye ingengo y'imari tuzakoresha uyu mwaka. Dufite Canal Plus, dufite akarere ka Nyanza n'abandi bafatanyabikorwa. Ingengo